Nitwa Nyiranzabahimana Sophie, ndi umukristo wo mu mutima, nkunda Imana n'abantu. Uyu munsi nabateguriye ubuhamya ariko bwiganjemo n'ijambo ry'Imana. Imana iduhanane umugisha. Reka dusome amagambo dusanga muri Zaburi ya 25, turahera ku murongo wa mbere tugeze ku wa 3. Haravuga ngo, Uwiteka ni wowe ncururira umutima, Mana yanjye ni wowe niringiye, ne gukorwa n'isoni. Abanzi banjye be kunyishima hejuru. Siko bizaba, mu bagutegereza ntawe uzakorwa n'isoni, abava mu isezerano nta mpamvu nibo bazakorwa n'isoni. Aya magambo dusomye muri Zaburi ya 25 ni amagambo yavuzwe na Dawidi. Dawidi yari umwami w'Isirayeli Imana yitoranyirije. Sawuli amaze gukora ibyangwa n'Uwiteka, Uwiteka yaramurakariye amukura ku ngoma. Hanyuma yitegereza mu isi, yibonera umwami ufite umutima umeze nk'uko ishaka ari we Dawidi. Ayo magambo turayasanga mu gitabo cya mbere cya Samweli, ibice byaho 16 ku murongo waho wa mbere. Reka tuhasome. Samweli atoranya Dawidi ngo abe umwami. Bukeye Uwiteka abaza Samweli ati, uzageze he kuririra Sawuli kandi nanze ko aba umwami w'Isirayeli? Uzuza ihembe ryawe amavuta ngo utume kuri Yesayi w'i Betelehemu, kuko niboneye umwami mu bahungu be. Imana iduhanane umugisha. Imana yitegereje mu isi, amaso yayo aza kuzagera i Betelehemu, mu nzu ya Yesayi, mu rugo rwa Yesayi. Yiboneramo umuhungu Dawidi. Maze ngo Imana imwitegereje, umutima we Imana irawushima, imico ye Imana irayishima, ubwenge bwe Imana irabushima. Bituma Imana imutoranya kuba umwami w'Isirayeli. Irangije ibwira uwitwa Samweli, muri icyo gihe niwe wari umuhanuzi. Iramubwira iti, genda ujye i Betelehemu mu nzu ya Yesayi, witwaze ihembe uryuzuza amavuta, kuko niboneye mu nzu ya Yesayi umuntu uzaba umwami, kandi azakora ibyo nshima, azakora n'ibyo nshaka byose. Imana itugirire neza. Haleluya. Amaso y'Imana abasha kwitegereza mu isi. Imana iyo yitegereje mu isi, ibona ukiranirwa, ikabona n'ukiranuka. Ni Imana ireba ibyiherereye, ikareba ibigaragara ndetse n'ibitagaragara. Uyu mugabo rero witwa Dawidi niwe wavuze ari amagambo, ayavuga arimo asenga. Ku ngoma ya Dawidi yahuye n'ibizazane bikomeye, ahura n'intambara nyinshi. Arangije abona yuko imitegekere ye igomba kuyoborwa n'Uwiteka. Nicyo cyatumye agira Uwiteka inshuti ya bugufi. Haleluya. Ayigira inshuti y'ibihe byose. Iyo turebye muri Zaburi ibice byaho 18, haravuga ngo
uwiteka ndagukunda niwe mbaraga zanjye. Dawidi we amaze kwisuzuma yasanze nta mbaraga afite, asanga nta bushobozi, kandi noneho yitegereje mu nshuti ze, yitegereje mu bandi bami, abona naho kumutabara uhari. Nicyo cyatumye yisunga Uwiteka, abwira Uwiteka ati Uwiteka ni wowe mbaraga zanjye. Haleluya. Kandi ndagukunda. Ni ukuvuga ngo mu ntambara ze zose yashyize Uwiteka imbere. Nicyo cyatumye yongera kubivuga mu bice byaho 23 umurongo wa 4, aravuga ngo naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu sizatinya ikibi cyose, kubera ko ndi kumwe n'Uwiteka. Uwiteka afite imbaraga kandi afite n'ubushobozi. Mu gitabo cya Zaburi ibice 84 umurongo waho wa 6 haravuga ngo hahirwa umuntu Uwiteka ugufitemo imbaraga. Amen. Hahirwa umuntu ushaka Uwiteka akamushakisha imbaraga ze zose. Hahirwa umuntu ushaka Uwiteka akamushakisha ubwenge bwe bwose. Hahirwa umuntu ushaka Uwiteka akanamushakira mu mirimo ye yose. Uyu mugabo witwa Pawulo nawe yabivuzeho ari guhugura Abaroma mu bice byaho 2 ku murongo wa 7, niho havuga ngo abashaka Uwiteka bamushakisha gukora ibyiza badacogora izabitura ubugingo buhoraho. Imana itugirire neza. Uyu mugabo rero witwa Dawidi yisunze Uwiteka, yisunze imbaraga z'Imana. Haleluya. Yisunze gukomera kw'Imana kuko yumvaga Uwiteka niyinjira mu buyobozi bwe akinjira mu ngamba ze, nta muntu n'umwe uzabasha kumuhangara cyangwa ngo amuhagarare imbere. Imana itugirire neza. Ijambo ry'Imana ryarabivuze, riravuga ngo nta bwenge ndetse ngo nta n'inama byabasha kurwanya umugambi w'Imana kuri twebwe. Umugambi Imana idufiteho ni uw'ibyiza. Ntago Imana ijya igambirira ibibi ku bantu. Nuko rero mu bwenge buri mu isi cyangwa se mu nama izo arizo zose zahakorerwa, ngo nta kintu na kimwe cyabasha gushyitsa ubushobozi bwo kurwanya imbaraga z'Imana. Nicyo cyatumye rero Dawidi akunda Imana, akunda Uwiteka, kandi amugira inshuti nk'umuntu uzajya yikenera. Haleluya. Imana itugirire neza kandi Imana idufashe. Nuko ku ngoma ye Imana imurinda gukorwa n'isoni kandi imukuraho n'agasuzuguro ka Sawuli. Mukura agasuzuguro ka Sawuli, agira ubutwari, agira imbaraga, agira ubushobozi. Mu bami bamubanjirije n'abamuherutse ntawabaye intwari nka we, kandi yabaye umukiranutsi ku rwego Imana yamuhaye isezerano yuko ubutware bwose buzakomoka mu muryango we. Muribuka yuko na Yesu Kristo arimwo yavutse kubera ko Mariya yari uwo mu muryango wa Dawidi. Imana itugirire neza. Haleluya. Imana ishimwe. Imana yaramurengeye ageza kuri rwa rwego yatabarutse amahoro, ingoma ye ayiraga umuhungu we, ariko asaza neza nk'uko abakiranutsi basaza. Imana ishimwe. Nawe nakwifuriza yuko Uwiteka wamugira inshuti, kandi ukamugira inshuti nk'umuntu uzamukenera. Umugabo witwa Pawulo yigeze avuga ku Uwiteka, aravuga ngo iyi Imana iri mu ruhande rwacu ngo nta mubisha. Haleluya.
iyo Imana iri mu ruhande rwacu nta mubisha. Imana itugirira neza, si ukuvuga ko baba badahari, ariko noneho nta muntu wabasha kugutsinda igihe Uwiteka ari mu ruhande rwawe. Imana ishimwe kandi Imana yacu ihimbazwe. Nanjye Imana yangiriye neza. Igihe kimwe Satani yateguye urugamba rwo kunkoza isoni, ariko kubera ko Imana yari iri mu ruhande rwanjye, Imana irahahagarara, Imana irandwanirira, Imana ikuraho gukorwa n'isoni. Haleluya! Ahubwo ishyigikira gushima Imana. Maze gushaka umugabo, maze gushyingirwa, narwaye uburwayi bukomeye kandi murwara igihe kirekire kingana n'umwaka n'amezi 3. Hanyuma igihe kimwe nari maze nk'icyumweru mvuye kwa muganga. Iwacu hatambuka umuntu w'umuhanuzi, noneho umwuka w'Imana amuhata kwinjira iwacu muri icyo gitondo. Aparika moto yiwe, yagendaga kuri moto, arakomanga, turamukingurira. Akigera muri salo yarampanuriye, arambwira ngo ikigeragezo cya mbere urakinesheje, ariko hasigaye kimwe, nikitagutandukanya n'ubwami bw'Imana kizagutandukanya n'ibyaha. Numva ibyo bintu birakomeye, numva amagambo numvise yinjiye mu matwi yanjye arakomeye, ariko kubera ko nari mvuye mu kigeragezo gikomeye cyane n'ubundi, mpita numva ngize ibyiringiro ko icyo nacyo ni cyiza, Uwiteka azakirwanya, kubera ko n'ubundi ntabwo ari njyewe urwana, ahubwo harwana Kristo umwami uba muri njyewe. Haleluya! Imana ishimwe. Amaze kumbwira ayo magambo rero, nafashe Bibiliya yanjye nandikaho ngo iki gitabo nikitagutandukanya n'Imana kizagutandukanya n'ibyaha. Kubera ko Bibiliya nakundaga kuyifata kenshi mu rwego rwo kugira ngo ntazigera nibagirwa ubwo buhanuzi nahanuriwe. Birangije wa muhanuzi yarigendeye, nanjye sigara ntegereje uko bizagenda. Umunsi umwe umugabo wanjye yavuye mu rugo, agenda agiye kuri paruwasi mu nama y'imimuriko. Icyo gihe yari kontabure wa paruwasi, yari ashinzwe rero guhemba abakozi b'itorero, hanyuma agakora n'andi maraporo yandi agendanye n'amafaranga. Yaragiye akora umurimo nk'uko yagombaga kuwukora, ariko atashye ataha yarembye. Aturuka hirya kure, twebwe twamubonaga agenda ari muzima, ariko ateye intambwe ngo yinjire ku muryango, tubona agiye kugwamo aho hantu mu muferege wari uhari. Twari dutuye ahantu ku muhanda, ariko harimo akantu kameze nk'agaferege. Turangije tugenda twihuta, turamuramira, tumwinjiza mu rugo. Kuva yakwinjira mu nzu, ahantu yaryamye ntiyongeye kureba, ntiyongeye guhumeka, yabaye aho ngaho ajya muri koma. Icyakora nyuma y'iminota myinshi twajya kubona tukabona agatsi mu musaya kariteye, tugira ibyiringiro yuko yaba akiri muzima.
ahantu twari dutuye hari mu cyaro, kugira ngo uzabone ubutabazi bwihuse byari bigoye, kubera ko umuntu wabaga ari umukire yabaga afite moto cyangwa se afite igare, kandi nawe kugira ngo uzamugereho habaga haciyeho ibirometero byinshi. Icyo gihe bahekaga mu ngobyi. nuko twararanye umuntu urwaye gutyo, tumurarana mu rugo, ariko turara turi gushakisha ukuntu mu gitondo twamugeza kwa muganga. Hari nka 11:00 z'umugoroba nibwo yari ageze mu rugo atashye. Yego. Hanyuma mu gitondo ingobyi yari yabonetse, abahetsi babonetse, baramuheka bamujyana ku bitaro bikuru, byari kure nko mu birometero nka 15. Cyari ikibazo gikomeye. Noneho urabona ukuntu abantu bahetse bagenda bihuta. Noneho abanyantege nke bagakurikirana, ariko bagakurikirana abandi birukankanya umurwayi kugira ngo bamugeze kwa muganga, aho abasha kubona ubutabazi byihuse. Nagiye rero mbona umuntu umwe aje yihuta, arambwira ati madamu, reka kugenda wirukanka, genza amaguru makeya, kubera yuko umurwayi twari duhetse byarangiye. Amaze kumbwira ngo byarangiye, mureba mu maso kuko ngo ntumvaga ikintu yashakaga kumbwira, nawe arantumbira, ariko dukomeza kugendana, bantwaye bukeya kuko abo twari turi kumwe bari bamaze kumva yuko umutware wanjye yitabye Imana. Bakomeza kuntwara buke, banganiriza bukeya, batamputaza, cyane yuko nanjye nari ngirutse uburwayi bukomeye, nari mfite ibiro bike cyane. Ubwo ni ubundi buhamya bundi tuzaganiraho nyuma. Twaragiye tugera ahantu bari, ubwo urumva ingobyi barayururukije, bakomeza kuba bari aho ngaho nyine, barantegereza, kuko ntekereza yuko nta wundi muntu wari gushyiraho itegeko utari njyewe. Noneho mageze ndababwira nti rero uyu muntu ni umuyobozi, ntabwo uyu munsi twasubira mu rugo ngo tujye gushyingura, ahubwo turakomeza n'ubundi tujye ku bitaro. Uyu muntu azashyingurwa ariko avuye kwa muganga. Baranyumvira, ubu bwari n'uburyo bwo gukomeza kumfata ku mugongo no kumba bugufi, turagenda tugera kwa muganga. Hari mu nzira nyine, ubwo urumva umutima waciye barimo bagenda. Ako kanya rero bururutse ingobyi barandindira, ariko bohereza n'umuntu wo kuza kubimbwira. Yego. Twageze kwa muganga, abaganga bamukubisemo ibipimo, basanga umuntu byarangiye. Atubwira bati rero nta kindi kintu twakora, ni uko mugenda mugatwara umurambo mukajya kuwushyingura. Ubwo ngubwo badutijije nyine ahantu umurambo nyine tuba tuwuruhukirije. Birangiye ubwo icyo gihe yari umudiregiteri, yayoboraga ibigo 5 by'amashuri mu cyitwaga komine kera. Urumva yari umuntu w'umuyobozi. Nanjye rero icyo nakoze, natumye intumwa hose ku bigo aho yayoboraga, noneho ngo bamenye uko byagenze. Urumva ari nabo bagombaga kuza kumfasha gukura umurambo hehe, kwa muganga. Imana irakomeye.
birangije hafi aho ngaho hari hari ikigo cya segonderi, ariko ari na hafi ya paruwasi, hakaba kandi hari na hafi y'icyitwaga komini icyo gihe. Imana idufashe. Aho hose twari tugiye dufiteyo abantu tuziranye kandi b'inshuti kandi banasenga Imana. Birangije ndavuga nti reka nitabaze abantu basenga cyane. Haleluya. Baze baba ari bo begera umurambo, kuko natekerezaga yuko hari ibindi bintu bashobora kuza gukora k'uwo murambo. Abo bantu basenga cyane nibo baje baramwegera hamwe n'abaresiponsabure b'ibigo yayoboraga, hanyuma murambo barawutunganya, murambo barawambika. Igihe kiza kugera, ba bantu n'ubundi abari bo bajya kumujisha, abari bo bamuheka umurambo, kuko njyewe natekereza nkavuga nti uko bisa kose uyu muntu turamushyingura ariko agende nk'abakiranutsi, ari nta kintu na kimwe kibashije kumwanduza. Nari nishyizemo yuko hari abantu bashobora kugira ibintu bamukoraho. Hanyuma turagenda, ariko tutaragera hafi y'aho tugera baramaze batese umurambo turawujyana aho mutuye cyangwa turawujyana aho mwimutse. Ubwo icyo gihe twari mbere dushyingirwa twari dutuye mu cyaro, ariko noneho tumaze iminsi mikeya dushyingiwe turahava tujya hari henze kuba umujyi ho gake, tujya gutura mu isantere. Nicyo cyatumye bamaze batese uyu murambo turawujyana aho mutuye ubu cyangwa turawujyana aho mwimutse. Yego, twari tuhafite amazu, ari aho twari tuvuye, twari twarimutse hari hari inzu, naho twari dutuye birumvikana ko twari dutuye mu nzu. Nangije nababwira nti rero niyo byanashoboka wenda tukazajya kuba mushyingura mu cyaro. Icyo gihe bari bagishyingura mu rugo cyangwa se mu busitani bw'umurima w'umuryango. Ndababwira nti niyo byaba ngombwa yuko tujya kuba mushyingura, ariko umurambo ugomba kubanza ukataha iwe aho yari atuye, nyine tukazamuherekeza ariko tumukuye mu rugo, ntatahire ku gasozi nk'umuntu w'umusore cyangwa se w'inkumi. Imana itugirire neza. Twaramanutse, mu kumanuka ku gasozi tujya mu isantere, ibitekerezo byanjye byari byamaze kwakira koko burya ko umuntu yapfuye, ariko ntangira gutekereza, nibaza ikintu gitumye Imana intungura, kubera ko iyo yashakaga kuntuma ku bandi bantu yajyaga intuma ikambwira iti byuka ugende ujye kwa naka, cyangwa se uzajya ibunaka ku mudugudu uzababwira ibi n'ibi, cyangwa se wowe uzagende nuhagera nzakubwira ibyo ubambwirira. Ariko ntekereza impamvu ntigeze mbona inzozi, ntigeze mbona iyerekwa, noneho ngo ngire n'undi muntu wayo nabona imuntumyeho azambwire ibyo bintu mbe byiteguye, mbe niteguye urwo rugamba. Noneho nibuka yuko hari umuntu w'Imana wazindukiye iwanjye akambwira ngo ikigeragezo cya mbere urakinesheje, hasigaye ikindi kimwe. Tenamita numva yuko nakigezemo. Ako kanya yari yambwiye ngo ikigeragezo cya mbere ndakinesheje, hasigaye kimwe, nikitantandukanya n'Imana kizantandukanya n'ibyaha. Ubwo rero nahise ntekereza, ndavuga ngo ese muri ubu buzima cyangwa se muri iyi mibereho abantu babaho,
ni ikihe kigeragezo kindi nshobora kuzahura nacyo kirenze gupfusha umutware? Mpita numva icyo ni cya kindi wa muhanuzi yaje kumpanurira. Ako kanya mpita mfata umwanzuro wo kudashyingura umutima wanjye, ahubwo yuko ngiye gusenga. Ariko abantu twari turi kumwe bari bahetse umurambo, n'abandi bakirisitu bandi bagiye bumva izo nkuru bakaza kudutabara, sinabibahishurira. Icyo gihe yari umuyobozi w'abaririmbyi, muri icyo gihe yayoboraga amakorali 45, yari ari muri paruwasi. Urumva ahantu inkuru yagendaga igera, umuntu yarazaga, twari abantu benshi. Birangije murambo, urumva twageze mu rugo, umurambo wawinjiza mu nzu, ndababwira nti umuryamishe neza ku buriri aho abagabo baryama. Baramuryamisha, urumva ubwo ntabwo bahise basohoka, nyine birumvikana abinjiye mu cyumba bagumyemo, cyane yuko bari n'abanyamashengesho. Urabizi ko abanyamashengesho nta bintu byo gutinya. Urumva bagombaga no gusenga, nubwo wenda bari bazengurutse umurambo, ariko ntabwo bari gusohoka aho ngaho badasenze, ntabwo byari gukunda. Nanjye rero narasohotse nkinga urwo rugi, ariko nshyiraho ingufuri maze gusohoka. Nkomeza kuzenga, ngenda ndeba muri purafo, ndeba hejuru, ndeba abantu bari aho hanze, ndeba ukuntu bari gusakabuka nkikubita mu gikari. Byamaze kunyobera, ndi kwibaza ukuntu ibintu bigendekeye, byanyobeye. Kugira ngo hatagira umuntu usohoka, kuko nyine sinababwiye yuko sinafashe gahunda yo gusenga, ariko singira umuntu mpingukiriza. Nari ndi mu nzu ndi kuzengera, ndi kwibaza buryo ki ngiye gutungutsa ibyo bintu, nkabibabwira nkabwira nti ntabwo musohokera mu nzu mutamaye umugabo wanjye. Imana yaje kuzampa agatege, imbaraga, nza kuzagaruka dukorana ikiganiro. Ndababaza ntese muri mwebwe hari umuntu udasenga Imana urimo? Barambwira bati ntawe. Ese muri mwebwe hari umuntu wumva afite ubwoba? Baransubiza bati ntawe. Niba udafite kwizera se ahubwo muri mwebwe? Nabwo barambwira bati ntawe. Ndababwira nti rero niba ari uko bimeze, ubu nonaha ntabwo musohoka aha ngaha. Muzasohoka aha ngaha ari uko mumpereje umugabo wanjye. Sinshaka kwitwa umupfakazi kandi nkiri umwana cyane rwose. Nari nzi ko kandi n'ubu ngubu niko biri, yuko abantu basenga bafite muri bo ubushobozi, bafite muri bo ubushobozi, bafite muri bo ubutware. Ndetse Pawulo yigeze abivugaho kera, aravuga ngo mu gusenga dufata mbiri n'imigambi igambirirwa mu mitima y'indyarya n'ishakura. Muri njyewe rero nari namaze kuzura ibyiringiro yuko amashengesho byanze bikunze aragira icyo akora. Yego. Kandi nawe babaje imbere y'igihe kwasohoke, muri imbere agende, aba bose bakihagararaho bakambwira yuko ukwizera bagufite, nta bwoba bafite kandi banasenga. Nuko ubwo ngubwo tumaze rero kwemeranywa yuko tugiye gusenga, ya ngufuri noneho naraje nyikingira imbere, nanjye nguma mwaho ngaho. Aho hari harimo mushiki we wo kwa nyina wabo, ni umudivantisiti, hari harimo mukuru we bavukana. Urumva nawe yagombaga kugenda kuri murumuna we, akagenda acunga umurambo wa murumuna we. Nawe twari turi kumwe aho ngaho mu cyumba, ndetse n'abandi bantu b'abapasiteri
bari baturutse kuri paruwasi. Abo bose twari turi kumwe aho ngaho muri icyo cyumba, twese twagumanyemo dufata gahunda yo gusenga. Ubwo icyo gihe hari hamaze kuba ku wa mbere nimugoroba. Tugitangira nababwiye ko hari ku cyumweru ajya muri ya nama y'imimuriko yerekeranye n'iby'amafaranga, kuko uyu ukwezi kwashiraga bakusanyaga nyine ubwo imisanzu yabaga yarakusanyijwe, barebaga ukuntu baguriramwo abakozi agasabuni n'agapeteroli. Niwo murimo yari avuye gukora. Yego, urumva ubwo twaturutse aho ku bitaro nka 9:00 niho imihango yo kumutunganya yari irangiye. Aho mu rugo iwacu kare nababwiye yuko twahinjiye byibuze hari nka 11:00 cyangwa 11:30 igihe izuba riba riri kurenga. Yego, niyo masaha twagereye mu rugo. Ubwo twarasenze ijoro ryose, ku wa kabiri, ku wa gatatu, ku wa kane. Ariko subiye inyuma gakeya, urumva aho hantu hari huzuye abantu benshi. Narasohotse rero ndababwira nti rero burya nta gushyingura guhari, nimwitahire. Twebwe twafashe gahunda yo gusenga. Barankanurira, abandi barantuka, abandi umva ibintu bankoreye kaneye kurirwa mbirondora. Nawe wumva ari wowe reba nawe umuntu yitabye Imana ari mu muryango, wowe uri umukazana, noneho hamaze umwaka umwe gusa ukaza ugashinga amategeko ngo ntabwo burya turi bushyingure ahubwo tugiye gusenga. Ni ukuvuga ngo geste yose umuntu yabashaga gukora yarayikoze, n'ijambo ryose umuntu yabashaga kuvuga yararivuze, n'ukundi kuntu yashoboraga kwerekana amarangamutima ye icyo gihe barabikoze. Ariko njyewe nari nibabarijwe n'umuntu wanjye umaze gupfa. Ibintu byose bari gukora ntabwo nari ndi kubireba, nta nubwo nari no kubyumva, nta kintu byari bimbwiye. Birangije nisubirira mu cyumba, ubwo barakomeza barahasakuriza, ariko baza gufata umwanzuro wo kugira gute, wo gutaha. Bukeye ubwo hari ku wa kabiri, haza noneho itimu y'abayobozi b'ibigo bandi bari kumwe n'umuyobozi icyo gihe wari uw'uburezi mu rwego rw'icyitwaga komine, n'ubundi icyo gihe bamwitaga inspegiteri. Baza nyine kuko urumva amakuru yari yabagezeho yuko umugore yanze ko bashyingura ahubwo ngo bagiye gusenga. Urumva amakuru abantu bagiye bayanyanyagiza ahantu hose. Iyo timu rero ije kungira inama, ariko banafite gahunda yo kunkura aho ngaho bakanjyana hafi yabo kugira ngo bancungire umutekano. Ariko basanga wa mugambi nafashe ku mugoroba noneho wabaye mwinshi, noneho nabo turi kumwe hashyushye. Ikibazo cyaje kuzakomera, ndetse n'ubuyobozi bwa leta bubyinjiramo, buraza buhashyira amarondo 4, ahaba ku manywa akahabana nijoro. Urumva nyine bagezeho bamfata nk'umuntu udafite ibitekerezo bizima. Yego, ubwo urumva bari barabaze iminsi, baravuga bati reka tuhashyire amarondo iminsi runaka. Ntago bayimbwiye, ariko nibyo ntekereza ko bisa kose ntibari kuhaguma iteka. Ubwo uri kumva icyo ubuyobozi bwa leta bwazaga gukora. Ntiriwe mvuga byinshi, kwari ukuza bakamfata akajya kumfunga n'abandi bantu turi kumwe aho ngaho. Yego, ubwo kuwa mbere buracya, kuwa kabiri buracya, kuwa gatatu buracya, kuwa kane buracya, kuwa gatanu
buracya noneho ku wa gatandatu saa 10 za mu gitondo tugisenga. Nta n'utuzi, n'umuntu winjiye muri icyo cyumba ataramenyereye gusenga cyangwa se nawe mu rusengero atajyagamo, yiciwe n'inzara aho ngaho nawe asenga y'agahato. Twaraseze Imana yo mu ijuru irumva. Haleluya. Imana yo mu ijuru irumva. Najyaga nsoma Bibiliya ngasoma ukuntu ngo umuntu witwa Lazaro ngo yapfuye, ngo hanyuma ngo nyuma y'iminsi 4 ngo Yesu ngo akiyumvisha kujya aho ngaho kureba ngo Mariya na Marita bashiki be. Uwo munsi ni nawo Yesu yashyizeho itegeko rye, Lazaro arazuka. Najyaga mbisoma muri Bibiliya ariko ntago niyumvishaga ko muri iki gihe turimo uwapfuye yazuka. Haleluya. Narabibonye muri icyo gitondo cyo ku wa gatandatu saa 10 nibwo twagiye tubona umurambo urinyiganyije. Ku wa gatandatu tubona ariyeguye nk'umuntu wari usinziriye, noneho yakumva ibirenge hafi agashigukira mu hejuru. Ubwo urumva nyine twese twahise duhaguruka aho turi, twese tujya kumukuraho bya bindi baba bafurebye umurambo. Hanyuma arakorora, muri kwa gukorora mu kanwa havamo ikintu kimeze nk'umuziha, baragikurura kiva mu kanwa kitura hasi. Nuko nguko umutware wanjye yazutse atangira guhumeka. Haleluya. Amen. Mana ikiza urubwa. Imana irateturura. Imana yaranteturuye indinda gukorwa n'isoni mu nzego z'ibanze za leta. Bahise bagwa mu kantu, urumva ntago bari bahari aho hantu. Yego nyine nari maze kubibabwira, akimana kweguka nk'umuntu ushigukiye hejuru, umuntu wese aho yarari twese twarahagurutse. Natwe tumera nk'abakubiswe n'inkuba, tumera nk'abantu natwe barose. Twese duhagurukira icyarimwe tumwegera, urumva tumubamburaho amashuka, mbese bijya kujya kuntu bambika umurambo. Yego tujya kumufasha kugira ngo abashe guhumeka. Imana ishimwe. Hanyuma dukomeza n'amasengesho. Aho hantu abantu babatijwe mu mwuka wera, bambitswe imbaraga zo gusenga, ibyiringiro byuzuye mu bantu. Yego. Hanyuma birangiye ubwo ngubwo dutangira nyine kumuganiriza. Inyuguti zose zari zarasibamye mu mutwe, zari zarasibamye ameze gutya, mbese nka kwa kundi umuntu wenda wavutse akaba afite ubumuga bwo kuba wenda nta bwenge afite mu mutwe. Murabona ukuntu bari abantu baba bameze, nawe niko yari ameze. Ariko bagenda bamwigisha, bazana ikibaho, bazana ibitabo, bakandika inyuguti, akayishishoza, akazayivuga igihe kirangiye. Igihe kiragera bashyiraho imigemo, igihe kiragera bashyiraho amagambo, bashyiraho interuro, kugeza igihe bamwibukije n'Icyongereza n'Igifaransa, ubwenge bugaruka mu mutwe. Imana ishimwe. Icyo gihe rero twari bugire igaburo mu ma 9:00. Icyo gihe hari ku wa gatandatu turi bugire igaburo. Nangije numva umwuka waranteye ishyaka n'umwete ryo kujya kuyigabura.
ndangije nishakira abasore banjye 6. urumva uwo muntu nta gatege yari afite, nta mbaraga. Shaka abasore 6, turamwambika neza, turamutunganya, bagenda bamusindagiza. Yahingutse mu muryango w'urusengero, abantu bose bamera nk'abakubiswe. Tugiye hari kuwa 6, hari mu gitondo, saa 10 za mu gitondo zishyira kuwa 6 niko yakangutse. Noneho ubwo ku mudugudu bari barateguye igaburo ryera, ariko riri bube saa 9 kuwa 6, iyo mu masaha nyuma ya saa 6. Twaragiye, babonye uwo muntu akandagije ibirenge ku rusengero, nta muntu n'umwe wagize ikintu avuga, ahubwo ahantu umuntu ari hose yarumiwe. Imana ishimwe. Kubyumvisha amatwi biroroshye, ariko abantu bari bahari icyo gihe barahari benshi. Abaresponsable b'ibigo yayoboraga barahari. Uwo mupasiteri wamanuriye atuye hano hakurya i Bumbogo arahari. Abakirisitu bo ku mudugudu twaturutseho barahari, bajya badusura umunsi ku wundi. Haleluya. Amen. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Amen. Imana ishimwe. Amen. Imana ishimwe. Igaburo rirangiye, amateraniro yo ku igaburo ryararangiye, twaramanutse turataha, tuguma mu rugo. Urumva nyine nta gatege yari afite, ndakomeza ndamurwaza. Ariko bigeze kuwa 4 w'icyumweru gikurikiyeho, arongera arwara nka kwa kundi. Mukuri nanjye ubwanjye nabaye nk'usubiye nanjye muri koma. Ariko noneho nigira inama, ndavuga ngo abantu ndaza kubahamagara nyuma. Noneho ngiye gusenga jyenyine. Shaka umusore wo muri korali twaririmbagamo wasengaga Imana. Nabonaga nawe atajenjetse, atari wa muntu w'ubwo. Birangije ndamuhamagara, ndamuzana, mwicaza iruhande aho ngaho, iruhande rwe. Birangije shira na Bibiliya aho ngaho. Jewe ndagenda afata y'ubutayu, njya gusengera mu ishyamba rya Nyungwe, kuko numvaga kuguma mu nzu ngasenga wenda isengesho ritari bugende. Mpeka umwana wanjye ndagenda. Icyo gihe nari mfite umwana w'agahinja. Ndagenda ngeze aho sengera, ndambura amaboko nsaba Uwiteka, nabwira n'Uwiteka, mwana, nzi ko ushobora byose, kandi nzi ko imigambi yawe ari ibyiza kuri twe, kandi ni ukuri. Nzi ko nta muntu, nta n'ikindi kintu cyarogoye umugambi wawe mwiza. Ndakwinginze untabare, untabare. Mfita mfata urugendo njya gusengera mu butayu mu ishyamba rya Nyungwe. Twari tugituye mu cyaro. Twari tugituye mu cyaro. Twari tugituye mu cyaro. Ntabwo iwacu ari Rusizi kaburiya. Jewe iwacu ni ku Kibuye, hariya ku ruganda rw'icyayi, ahitwa mu Gisovu. Yego. Ishyamba rero rya Nyungwe ni hafi yacu, kubera ko kuva aho nari ntuye kugera kuri iryo shyamba nta minota 15 yari irimo. Urumva ni hafi. Ni nk'uko uyu mwanya nagambirira nkavuga ngo mvuye hano ngiye gusengera Ishiro, urabona naha hirya. Naragiye rero mbwira Uwiteka, niba iyi minsi ariyo minsi wari waragennye yo gupfa kwe, ndakwinginze Uwiteka we, mbabarira, ubihindurire kugira ngo wubahishe izina ryawe muri iki. Kubera ko naramuka apfuye, nijye barabanza gushingura. Baramushingura hejuru. Uwiteka ntabara. Urumva ubwo ya marondo yahirwaga
bamaze kubona umuntu abaye muzima baritaye. Kuzongera kubabwira rero ngo nibagaruke ngo byongeye, urumva cyari ikibazo. Umuntu wese yaritaye azi ko umuntu yagize gute yakize. Ari n'abandi bari kumfasha gusenga nabo bari bitahiye, sigaye jyenyine n'umutware mu nzu. Birangije rero aho hantu hari haje no gusengera wa mupasiteri ngiye kumva numva ngozeho mu mutwe ntaza havuye. Wa mupasiteri wamanuriye cya gihe guki kigeragezo urakinesheje. Icyo gihe nawe yari yaje gusenga, numva ashyize ikiganza mu mutwe aramanurira arambwira ngo umva uko Uwiteka avuganye nawe, umwambarije mu gihe cyo kwambarizwamo kandi umutabarije mu gihe cyo gusubirizwamo. Uhereye nonaha umugabo wawe arakize, genda ujye ushima Imana ahantu hose. Ndangije ndagaruka ishyamba ryose nza ndi kwibaza ku magambo Imana imbwiye, ariko mu by'ukuri nari narabonye yuko bishoboka. Ntago nari ngifite gushidikanya yuko ibyo imbwiye bitariho, kuko nari namubonye mbere ava mu rupfu neza indani. Yego ubwo naraje nkomaze ku muryango, ahubwo numva umugabo arimo ari kwiganirira na wa musore. Ndinjira ndabaza ndetse musore byagenze bite? Arambwira ati rero jyewe ukimara kugenda nanjye nibajije ikintu ndakora kiranyobera. Ndavuga ni inkuru nihagira umuntu yumva nanjye baraza bansinde mu iyi nzu. Ati ndangije nigira inama yo gufata Bibiliya, ati nuko soma muri Yesaya mbereye ku murongo wa mbere w'igice cya mbere ndakumaza ndasoma ntitaye ku gice. Ati nuko uko agendaga yumva amagambo agenda ahembuka ngiye kubona umuntu aregutse. Ati nuko byagenze nguko uko umugabo wanjye yakize. Imana ishimwe. Kuri ya nshuro rero ya kabiri ibintu bimaze kuyoberana, urumva byagezeho noneho menyesha ab'umuryango. Ndavuga uyu muntu rero ashobora kuzava mu mubiri ndi kubigira ibikino, ahubwo ukazasanga bijyaho ko ari njye wamugiriye nabi. Urumva ikintu bakoze urakize. Bagize gutya baragenda ajya guhuruza umuryango w'iwacu, nabo baraterana kwa kundi bateranye bahana umugeni. Ubwo bari bafite gahunda n'ubundi yo gusubiza umugeni wasubire iyo yakomotse. Mu Kinyarwanda babyita gusenda. Noneho mu bantu baturutse iwacu nari ifite ba data wacu bari abadiyakoni bo mu rusengero rwa ADEPR. Ikintu bakoze barahanganye. Bamwe bati umuntu wanyu ari mu kushinyagurira umurambo, abandi bati murifuza iki? Turifuza yuko urekura tukajya kuwushyingura. Nabo bati niba umuntu avuga ko ari gusenga umuntu azuka, namwe mukamuvuga ngo namuduhe tumushyingure. Ubwo mu by'ukuri twumvire nde? Birangira rero inama yemejwe ko bagomba kundindira ngasenga bakareba ikivamo. Ariko Imana yihesheje icyubahiro aho hantu. Haleluya. Imana yacu ikora imirimo, Imana yacu ikora ibitangaza. Umuntu wayisunze ntago azigera akorwa n'isoni. Niho hahandi Dawidi yavuze kuri wa murongo wa 3, haravuga ngo siko bizaba. Haleluya. Mu bagutegereza bose nta n'umwe muri bo uzakorwa n'isoni, kereka umuntu wavuye mu isezerano ry'Imana nta mpamvu. Haleluya. Haleluya. Imana ishimwe. Dawidi amaze kwibuka yuko hahirwa umuntu ufite
imbaraga mu Uwiteka. Dawidi amaze kwibuka yuko Imana yumva gusenga kw'abayisenga, Dawidi amaze kwibuka yuko akunda Imana kandi Imana akaba ariyo mbaraga ze, Dawidi amaze kwibuka umuhamagaro ko Imana yamusezeranije ko ubwami buzaguma ku muryango we, haleluya, kandi ko nta bwami buzabaho busuma ubwami bwa Dawidi. Arangije aravuga ngo siko bizaba mu bagutegereza, nawe uzakorwa n'isoni. Niba mwibuka hejuru ku murongo wa mbere yatangiye avuga ati Uwiteka ni wowe ncururira umutima, Mana yanjye ni wowe niringiye, ne gukorwa n'isoni, abanzi banjye be kunyishima hejuru. Ariko amaze kwibuka imbaraga z'Imana aravuga ngo noneho siko bizaba, mu bagutegereza nta muntu uzakorwa n'isoni. Nanjye Imana yandinze ikimwaro, haleluya, Imana yandinze ikimwaro, Imana yandinze gukorwa n'isoni, Imana yandinze gusendwa, Imana yandinze gupfakara. Icyo gihe twari tubyaye akana kamwe, uyu munsi dufite abantu 8, ni abasore n'inkumi. Satani yashaka kunkoza isoni, ikigeragezo cya kabiri kiba kiraneshejwe, haleluya, Imana ishimwe. Ikigeragezo cya kabiri kiba kiraneshejwe, kandi cyari cyo kigeragezo gikomeye, cyari cyo kigeragezo gikomeye. Nari nshyizwe imbere kugira ngo Satani abone uko anyishima hejuru, ariko Imana ishimwe uko yumva gusenga. Ndangije rero ngira inama abari hafi, ngira inama abari kure, ngira inama abari kunyumva ubu, ngira inama n'abazanyumva hanyuma, yuko kubaha Uwiteka ari bwo bwenge, kandi kuva mu byaha ariko kujijuka. Ahantu hose umuntu ashobora kuhishingikiriza, ariko iyo ikibazo kije ibyishingikirizo birashira. Abantu umuntu yari yiringiye barahunga, baragenda, ugasigara wenyine n'ikibazo cyawe. Aba wibwiraga yuko ari inshuti, babandi bagusuhuzaga bati Yesu ashimwe, mugahuza urugwiro, mugaseka, mukamera nk'utwana dutoya. Iyo ikibazo kije nibo batera intambwe bwa mbere bakaguhunga, ndetse wazajya wumva amakuru ukumva yuko ari nabo bakujije ikigeragezo cyawe. Aracyariho, ni muzima, ni umudiyakoni, ni umuririmbyi, ni umukristo ushima Imana. Ntabwo byigeze byongera kuva icyo gihe. Reka Imana yangiriye neza, yampaye agakiza ko mu mutima, nzi ko Uwiteka ari mu ruhande rwanjye nta mubisha, kandi rwose nzi ko ikigeragezo icyo ari cyo cyose cyaza cyaba gishaka kuntandukanya n'ubwami bw'Imana, nk'uko umuhanuzi yaje kubimbwira. Rero nanjye nkora uko nshoboye kose ikigeragezo nkakirwanya nivuye inyuma, kandi nkagerageza kuzamura ukwizera kwanjye kukarenga ikigeragezo mbonye. Imana rero ishimwe, Imana ishimwe, ishoboza umuntu wese kuyishingikirizaho,
kuko nta handi ho kwishingikiriza hahari. Bamwe ngo biringira amagare, abandi bakiringira amafarashi, abandi biringira amafaranga, abandi biringira imiryango, abandi biringira icyo bari cyo, abandi biringira ibyo batunze. Ariko iyo ikibazo kije, ibyo bintu byose bita agaciro, hagasigara wowe n'Imana n'ikigeragezo. Umuntu wese ndamurarikira kuva mu miteto, ahubwo agakunda Imana nk'umuntu uzayikenera, akayisengera mu kuri, akayisengera no mu mwuka, kuko Imana iba hafi yacu. Imana iba hafi yacu. Imana iba hafi y'abayubaha. Imana iba hafi y'abayegera, ndetse ngo n'amabanga yayo Imana ijya iyamena, ikayamenera abayegera. Haleluya. Niyo mpamvu ubona basengera Data mu kuri no mu mwuka, batajya bagira icyo batinya cyangwa batajya bagira ubwoba, kuko mu Mana harimo imbaraga zikandagirana abadayimoni, harimo imbaraga zisenya imbaraga z'abarozi ndetse n'abakonikoni, harimo imbaraga zishobora gutegeka imyuka y'isi igahunga. Niyo mpamvu ubona umukiranutsi ahura n'ibigeragezo, ariko ntubona ahonga mu maso, kuko azi neza yuko niyo yapfa. Haleluya. Yapfa akiyiringiye, kandi mwituze no mu byiringiro niho Uwiteka ajya asubiza. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Yego.
nabwira abanyumva bari hafi cyangwa se bari kure cyangwa bazajya bakurikirana ibi biganiro nuko kubaho Uwiteka nta gihombo kirimo. Kubaho Uwiteka nta gihombo kirimo kubera ko ubuzima n'amahoro ndetse n'ubukire niko Uwiteka yavuze. Ibyo turabisanga mu Baroma ibice 2 umurongo waho wa 7. Haravuga ngo ubukire n'icyubahiro biri iwanjye. Niko Uwiteka yavuze. Ni ukuvuga ngo umwubashye imuha no kuri bwa bukire, ikamuha no kuri cya cyubahiro, ndetse ikazamugenera ikazamuha n'ubugingo buhoraho. Imana ishimwe kandi Imana yacu ihimbazwe. Ese hari icyubahiro cyaba kirenze kwitwa umwana w'Imana? Hari icyubahiro umuntu yabona cyaba kirenze ko igihe kizagera iyi si tukayivamo tukagenda tukajya guturana na Data wa twese mwiza mu ijuru? Haleluya! Imana ishimwe. Hari icyubahiro kirenze kw'Imana yaduhaye umwana wayo Yesu Kristo kugira ngo aze apfe mu cyimbo cyacu. Pawulo yaravuze ngo ubwo Imana itimanye umwana wayo w'ikinege izabura ite muduhana n'ibindi byose dukeneye. Imana ishimwe. Abantu bibwira yuko kubaho Uwiteka ari ububwa, ndetse bagatekereza yuko abagabo bubaho Uwiteka wenda badashyitse. Ariko dushyize mu gaciro ntago kubaha Satani ari bwo bugabo. Ubugabo bugirwa n'umuntu wubaha Imana. Icyubahiro kigirwa n'umuntu wubaha Imana. Naho isi yasuzugura mwene uwo muntu, ariko turabizi yuko hano mu isi turi abashyitsi, turi n'abacumbitsi, iwacu ni mu ijuru. Haleluya! Nakira ijambo ry'Imana. Yego. Uwiteka Mana yacu, uri Imana ikomeye, ushobora byose Mana, kandi nta kintu kibasha kurogoya umugambi wawe mwiza. Umugambi ufite ku bantu ni uwo kubarengera. Haleluya! Amina. Umugambi ufite ku bantu ni uwo kubakiza. Umugambi ufite ku bantu ni uwo kuba batubata bw'ibyaha. Umugambi ufite ku bantu ni uwo kubarwanirira. Nicyo cyatumye ubahamagara, ubahamagarisha ijambo ryawe, urababwira ngo nimuze mwese muze aho ndi, ndetse ngo n'abadafite ifeza namwe muze. Abantu bose ubahamagarira kukwegera, kubera yuko umuntu iyo yakwegereye afite ikibazo atahana igisubizo. Iyo afite ibyaha atahana gukiranuka. Haleluya! Iyo afite ubukene atahana ubukire. Uri Imana igisusurutsa, ntabwo uri Imana itera imbeho. Yesu Kristo mwiza, turakwingize rero kugira ngo umuntu wese ugushakanye umwete akubone. Haleluya! Kandi n'udafite uwo mwete nawe turamusengeye, kuko tuzi neza ko imitima yose ari wowe ujya uyibasha. Umwuka wawe wera azenguruka iki gihugu cy'u Rwanda, azenguruka isi yacu, azenguruka amatorero ataramwe, azenguruka indimi zitari zimwe, azenguruka amahanga yose. Uwiteka Mana akiza imitima ibabaye, ayiha amahoro. Urakoze Mana, urakoze Mana, kw'igitambo kizanwa n'umwuka wera. Haleluya! Amen. Igitambo cyiza kandi abantu bakabohoka bakamenya kuri Imana igira neza. Tubiseze mu izina rya Yesu Kristo. Amen.